umugabo amaze kuzinga itwe arambwira ati yo ni kado nguhaye, ndamubwira nturakoze. ubwo kado yavugaga ni iyihe? Nubwo burwayi yanyanduje bwa sida. The Zoom TV 24. Yes, reka twongere tubahe ikaze mwe mwese mudukunda kandi mudukurikira, tubifuriza amahoro y'Imana, kugubwa neza, kugera ku nzozi zanyu ndetse no gukomeza gutera imbere mu byo mukora byose aho muherereye hose mu nguni zose z'isi. Turabizi ko abadukurikira ari benshi, bari mu Rwanda, bari mu mahanga, inshuti zacu twagabye amashami hirya no hino ku isi, akaba ari mpamvu natwe twishimira ko tubafite. Nkuko bisanzwe ko tugera gushya tukamanuka tukabagezaho inkuru zitandukanye, zaba inkuru nziza z'abantu biteje imbere, zaba inkuru zibabaje z'abantu bababaye, tubakorera ubuvugizi. Ni nabyo uyu munsi twakoze, turamanuka dusura umubyeyi ufite ubuhamya bukomeye, waciye muri byinshi bikomeye cyane ndetse na n'ubu akaba akirwana n'izo ntambara. Tudatinze cyane, reka ndeke kuvuga byinshi. Nge nk'ibisanzwe ndi Nsenyumva Vincent, umuhungu wanyu aka The Zoom TV. Reka mpe ikaze uyu mubyeyi. Mama muraho? Naho neza. Amakuru y'iminsi? Ndaho ariko ni buhoro. Mama, ngo mufite ubuhamya bukomeye, byaba ari byo? Yego. Ngo mwaciye mu buzima bushaririye na n'uyu munsi mukaba mukibucamo. Reka nguhe umwanya utangire twibwira, hanyuma unatubwire n'ubwo buzima waciyemo kuva ku ntangiriro kugezana n'ubu ngubu, ko numvise ko na n'ubu ukiri muri izo ntambara. Murakoze. Nitwa Nyirampazamagambo Felicia, nkaba naravukiye mu karere ka Kamonyi, umurenge n'Ingamba. Ubwo rero ubuhamya bwanjye ni burebure pe, ni burebure kandi naciye mu bintu bitoroshye. Maze gukura reka bariho mera ko ibya mbere byo ndumva nta kibazo. Maze gukura naje ino i Kigali, nduhukira mu Cyahafi mu murenge wa Gitega, nakirwa n'umukecuru w'umusilamu, aranyakira. Umukecuru turabana, ariko kubana nawe biba ibibazo. Maze kuba ibibazo tuza gutandukana. Aho dutandukaniye mpita nshaka umugabo nawe nashatse ntago twabanye neza, nubwo byabaye ubuzima butoroshye bukomeye. Twamaze gushakana tumaranye amezi 3, aba arafunzwe. Amaze gufungwa amara imyaka 5 n'igice muri gereza. Ubwo murumva ko ari ubuzima butanyoroheye, ariko ngemura ansigira inda y'umwana w'imfura. Amaze kunsigira inda y'umwana w'imfura, ngomeza kubana nawe mu buzima bugoye, ariko ngemura nkagemura Kimironko, nkaza nkashaka ubuzima, nkacuruza agataro, ibintu nk'ibyo. Niho umugabo arangije aza gufungurwa. Afunguwe mpita ntwara inda y'umwana wa kabiri. Maze gutwara inda y'umwana wa kabiri, umugabo turabana. Bigeze igihe cyo kujya kwipimisha inda, turajyana. Tugeranyeyo batubaza uko duhagaze. Umugabo aravuga ati ngewe uko mpagaze ndakuzi. Nge ndababwira nti uko mpagaze ntago nkuzi, kuko ntago nari naripimishije. Bati wowe turagupima, ariko umugabo ahita avuga ati ndanduye. Hanjye bampimye basanga ni positive, bambwira kuzasubira gukoresha controle nyuma y'amezi 3. Nsubiyeyo nsanga nanjye naranduye. Ubwo ntibyanyoroheye muri make. Umugabo yahereye ubwo antoteza,
angirira nabi, nkubitwa uko bwije n'uko bukeye, akagenda rimwe na rimwe akamara nk'amezi 5 ataba mu rugo, ubundi akongera akagaruka. Ubuzima mbega bumbera ikibazo. Birangije rero nza kongera kujya kuba ahantu nanone yarantaye yaragiye. Mama, tukiri aho ngaho ubwo byaterwaga n'iki ko gutoteza gutyo cyane ko ubwo burwayi mwisanzemo ari wabuzanye mu rugo? Ntabwo nzi impamvu. Ni umugabo ugira amahane cyane, n'ubwo gufungwa n'umuntu yari yakubise bahita bamufata baramufunga. nawe umva imyaka yamaze muri gereza ukuntu ingana. Ubwo aho nabaga gukodesha byari ikosi, rimwe na rimwe bagasa nk'abancumbikira bakambabarira bati ntuzajye utwishyura, ubundi bakongera bakansarana bati uzajya utwishyura, nuko bikomeza gutyo. Birangije umugabo abaganga baranyigisha ndiyakira. Nuko bamaze kwiyakira umugabo nza kongera kujya gukodesha ahantu, mbura icyo nishyura baransohora, biba ngombwa ko nongera kujya kumuhiga aho yagiye, turongera turabana. Tumaranye amezi 2 nibwo yanteye inda y'umwana mutoya mfite. Ariko ubwo naho ngaho yararimo amezi menshi y'inzu, ahita nabwo yifungira ibintu bye, arangije anshyira hariya, bansigiye umwana abana. Arambwira ati icyo nashakaga narakibonye, ni kado naguhaye. Umugabo ndamubwira nti warakoze. Ubwo umwana wa kabiri twabyaranye nawe yari afite ikibazo cy'igicuri, yarwaraga igicuri. Nahoraga kwa muganga, nagiye Ndera, ubwo ni njye njyenyine ku Muhima mu bitaro, ni njye njyenyine, wenda kuvuga ngo kungemurira sinaburaga ibyo kurya kubera ko kwa muganga haba hari abafasha abantu, ariko urumva ko ari ubuhamya bukomeye. Umugabo amaze kuzinga itwe arambwira ati yo ni kado nguhaye. Ndamubwira nturakoze. Ubwo kado yavugaga ni iyihe? Nubwo burwayi yanyanduje bwa sida. Ahita aragenda, hashize nk'icyumweru nyirinzu baransohoye, ansohora naranahiye. N'iyo nda ari ukwezi kumwe n'uwo mwana mutoya wari ufite icyo kibazo. Umukuru we ntago nari mufite, nyine yabaga kwa nyirakuru byarase. Ubwo nguma muri ubwo buzima butanyoroheye, ubwo bansohoye mu nzu n'ubwo burwayi bw'umwana, ndagenda ndakubitika muri make. Abantu baranteranyiriza amafaranga, banshakira ahandi hantu ho kuba. Hanyuma tukiri aho ngaho tutaragera kure, ubwo buzima bwose urumva ko umugabo yarera gutaye, wari utunzwe n'iki n'abana 2 utwite n'indi nda ya 3? Nta bantu bantunze. Abantu baransuraga bakanzanira icyo kurya cy'abana, ariko ubwo urumva ko nari naratangiye n'imiti no kwa muganga, bageze aho bakajya bampa ibyo kurya bitetse muri dusangire. Nkajya ngenda nkaryayo saa 6 nimugoroba, nkataha n'ibyo kurya by'abana nyine turi busangire nimugoroba. Ubwo birangije nyine baramvura ubwo bushye kwa muganga, maze kubumvura burakira. Nayanda nsa nk'uwiyakiriye nyine n'ubwo burwayi bw'uwo mwana, nyine ndiyakira numva ko byose bishoboka. Ubwo inda igeze mu mezi 6 nibwo inda yahise imfata itarageza igihe, ntangira kuyiviraho cyane bikomeye. Njya kwa muganga kwa hariya Kimisagara kuri Koroniwumu. Ngeze bampaye transfer yo kujya ku Muhima. Ngeze ku Muhima
babanza kunkorera nyine ubuvuzi bw'ibanze bashaka kugira ngo wenda ishobora kuguma mu mubiri, ariko mazeyo iminsi 4, ku munsi wa 4 babona ni ibintu bikomeye, ndimo kuva amaraso menshi cyane, mpita njya no muri koma, bahita bafata umwanzuro wo kumbaga. Maze kumbaga mu by'ukuri bamvanyemo akana, umwana w'amezi inda y'amezi 6, mwumva ukuntu abangana, yari afite amagarama 900. Nanjye ubwo koma sinahise nyivamo, nayimazemo iminsi 3, igihe ngaruriye umwuka nsanga akana kari muri kuveze. Mba muri ubwo buzima butanyoroheye, nguma gutyo, umwana ari muri kuveze, nanjye ndi mu bitaro, ndi mu maserumu, nta muntu nsura, nta n'umurwaza nagiraga, n'ibyo nari najyanye byose, ari itwenda, ari agatelefone, ari iki byose babyibiye ku Muhima, kubera ko ntawe kunkurikirana nari mfite. Abaganga baho mu by'ukuri Imana ibaha umugisha, nabo uko bashagaga kuntera serumu, ko hari uduserumu banteraga bita Furagile, kandi twarahendaga nubwo twari kuri mitiweli, baratunshakiraga. Aho nasize wa mwana mutoya, wa undi warwaye nyine wari ufite kiriya kibazo cy'igicuri, baba baramunzaniye. Umukuru nawe aho yari yaragiye, nawe bamunzanira kwa muganga, bimbera ikibazo. Haza kuza umuntu angemuriye, w'abana barabamuha, arabatahana. Nanjye ngoma mu buzima, igisebe bambaze kiza kugira ikibazo, kiza kurwara infection, kirongera kiraturika bagisubiramo, hashize nk'icyumweru kirongera kiraturika, barongera bagisubiramo. Mbega bimbera ikibazo kitoroshye, kumara amezi 3 n'igice mu bitaro, nta murwaza, nta uri bujye kureba ako kana muri kuveze ngo kameze gute, ubwo ninjye bireba n'abaganga. Ubwo baraza barabanyereka, barababara, ariko barababara cyane kubera uburyo nari imeze, narabazwe, mfite ako kana aho ngaho, uko baje kukimura bakakazana bakakanyegereza, ariko ku buryo shambure nari ndimo nta wundi muntu wayigeragamo, ari njye n'umuntu waje kunsura. Umwe bajya inama yuko umwe azajya aza akanyirirwaho, ariko azanye n'ibyo kugemura. Nabo basilamu ndimo kuvuga, baba mama b'abadamu, ishyirahamwe ryabo sinzi ahantu rikorera, ariko ndabashima nabo, niba bananyumva babyumve ko mbashimye. Bakajya umwe aza akanyirirwaho, akazana ibyo kurya, yarangiza yageza nimugoroba agataha, mu gitondo hakaza undi, kugeza igihe bansezereye ndataha. Maze gutaha ngera mu rugo aho nakodeshaga, nyine mpageze bantahanye, barishyura amafaranga kwa muganga, nibo banyishyuriye, baranyura banzana mu rugo. Bahageze bampa n'amafaranga yo kumpahira, yo guhahira n'abana, barangije baragenda. Ubwo banyishyurira amafaranga kwa muganga, bantegera imodoka ndataha, njya ahandi nakodeshaga. Nabo nasanze inzu nabagamo batarayitanze, nsanga inzira cyahari, nyijyamo, nguma muri ubwo buzima butanyoroheye. Nca muri ubwo buzima butanyoroheye, ndakomeza nyine mbana nabwo, ngeze aho mu nda numva haroroshye, nsubira guca inshuro nk'uko n'ubundi nayicaga ncuruza ku gataro. Nyine ndagenda komeza mba muri ubwo buzima, nza kwimuka aho narindi, nza ahangaha nyine ubu ngubu ndimo kuvugira. Bigeze mu kwezi kwa 5 muri 2018, mfatwa no kuribwa mu nda no kuva amaraso adakama, nyine nk'uko byagenze nkitwituriya mwana.
ndaremba bikomeye, ndaremba koko njya kwa muganga, buri gihe mpora kwa muganga babura uburwayi, bageze barambwira ati tanga ikizami cya kanseri y'inkondo y'umura. Ndagitanga, maze kugitanga ubwo nagitanze kwa Nyiranuma mu Biryogo, barambwira bati ufitemo ikibazo, banyohereza ku Muhima. Ngeze ku Muhima nabwo barambwira bati turabona ikibazo kirimo, reka tukujyane CHK bakate inyama yo ku nkondo y'umura bajye kuyipima. Nabwo basanga ikibazo kirahari. Ubwo ntangira mbega imiti yoroheje, buri kwezi njyayo. Ubwo ariko mu nda cya gisebe cyarakize, inyuma mu nda haguma kuba harimo igisebe. Noneho kuri nyababyeyi nayo haguma kuba hariho utubyimba ukuntu, ibisebe, bakagumya kumpa imiti nyine yo kukamura ibyo bisebe. Kugeza uyu munsi ndacyafite icyo kibazo, ariko mfite randevu yo kuzabagwa mu kwa gatatu. Ubwo ngumya muri ubwo buzima butanyoroheye, n'uburwayi, n'abana. Umugabo ntigeze asubira inyuma ngo avuga ati nataye abana, reka njye kureba ukuntu bameze, mama wabo ararwaye. Ntigeze asubira inyuma n'umunsi n'umwe. Ariko burya amakuru aramenyekana. Naje kumenya ko yaje gutaha iwabo, nabwo ngo ashakirayo umugore, ubu wenda simbizi niba bakiri kumwe, ariko nuko nabimenye kubera ko mba ndi mu buriri, simba ndi bugende ngo mbaririze ngo bimeze gutya na gutya. Kandi iyo umuntu yanagutaye burya nta n'impuhwe aba agufitiye. Iyo umuntu agutanya abana akananirwa kubarera, urumva ko nta n'impuhwe aba agufitiye. Ni ikindi mwaba muhuriraho ni ukuza agutera inda yongera yigendera. Ubwo rero ndavuga nti reka nigumiraho, nigumanire n'abana banjye, igihe Imana izashakira kumpa ubuzima izongera insubize ubuzima, nongere mbacire inshuro nk'uko n'ubundi nayibaciraga. N'ubwo buzima nabayemo rero mbubamo bitanyoroheye, ariko abantu baransuye. Nabo ruriya rubyiruko rwavuye ku murenge bita Bahope, baje kunsura boherejwe n'umurenge. Baraza baransura, barateka, basabana n'abandi bana. Abana babona ko hari abandi babari hafi, nanjye kandi nabonye ko hari abandi bantu bandi hafi. Nukuri singiye kubabeshya, igihe maze ndwaye kingana gutya ntago bantereranye. Muri make abantu baransuye, no ku murenge bagize ikintu bangenera cy'ingoboka. Ubwo iyo ngoboka ije nshakisha uburyo nishyura ako kazu mbamo, udusigaye tukadusaranganya uko tungana. Nabo Imana ibaha umugisha. Abo bana ba Hope nabo Imana ibaha umugisha. N'abandi bansuye bose, no muri Noheli n'Ubunani hari abantu bafotora kwa Rubangura, abana b'urubyiruko ngo bafotorera kwa Rubangura, nabo baransuye. Niba basengera kuri restoration simbizi, ariko baraje bazanira ibyo kurya by'abana, baje kubifuriza umunsi mukuru n'umwaka mushya. Ubwo urumva ko nta Imana itakoze. Nubwo bimeze gutya, nta Imana itakoze. Hanyuma mama, hari ibyo wakomeje kuvuga, ariko nagize akabazo k'amatsiko. Ese umugabo wawe mwari mwarasezeranye mu mategeko nyine, mwarabanaga nk'umugabo n'umugore byemewe n'amategeko? Ntabwo twasezeranye. Yego. Hanyuma ubuzima rero, twinjire mu buzima busanzwe. Ufite abana batatu, ni abanyeshuri, uretse uyu mbona ukiri muto nawe uri bugufi gutangira ishuri nk'umwaka utaha, niba ndeba neza mba atarakuze yihuta. Ariko muri ubwo buzima no kubaho wishyura inzu, ubwo buzima bubamo gute? Ni ibibazo nyine, urabyumva ko ari ibibazo.
ariko icyiza navuga cyabayeho ni uko abana banjye babashije kugera mu ishuri. Buriya hari umuntu ushobora guhura n'ikibazo kimeze gutya noneho yakubitiraho n'ubwihebe n'iki n'abana ntibabashe kugera ku ishuri. Icyo nshima Imana nkashima n'ubuyobozi niko nabivuga kuko n'ubuyobozi bwabigizemo uruhare ni uko abana banjye babashije kujya ku ishuri. Ubwo rero imibereho niyo nyine nababwiye barya ari uko hari umuntu wabasuye cyangwa nk'icyo gitekerezo abantu bishyize hamwe akavuga ati tujye gusura uriya mubyeyi byagenze gutya na gutya nuko tubayeho muri make. Yego nuko mubayeho ubuzima buragoranye ariko Imana igira uko ica inzira. Ikibazo nakomeje kugira urumva abanyeshuri bariga hari ibyo bagomba ku ishuri, amafaranga y'ishuri, amafaranga yo kwishyura inzu, kandi ngo amafaranga uba utegereje gusa n'amafaranga y'ingoboka kuko umaze imyaka 2 wicaye hano n'uburwayi uva maze imyaka 2 uva urumva ntabwo uva hano havugiye kwivuza gusa. Ayo mafaranga rero yikora utwo dukorwa twose ari ukurihira abana ishuri, ari ukubambika, ari ukubagurira ibikoresho, ari ukwishyura n'inzu turimo nubwo mbona nayo ari hafi ya ntayo ariko nayo ubwo urayishyura. Ubwo ayo mafaranga yo akomoka hehe cyangwa amafaranga y'ingoboka baba ni menshi ku buryo asaranganya ibyo bintu byose bikavamo? Oya ntago ari menshi. Baduha mbega nk'ubu buri muntu bamubarira 7 hari 500 niko nabyumvishe. Noneho anjye n'abana mbega ni 18,500 niko numvishe umudugudu wanjye ambwira kuko niwe nagize umwishingizi kubera ko ntabasha kugenda. Ubwo rero kubaho kw'abana no kubona ibikoresho biva muri ba baturage mbega mba natakambye muri make. Natakambye rimwe na rimwe mudugudu agakwira mu baturage akababwira ati abana ba mama babuze ibikoresho, ubundi umuntu akibwiriza ati reka nkire bariya abana ibikoresho. Nuko mbega navuga ngo niko bize. Ubwo rero kurya nabyo biza gutyo n'abantu nk'umuntu agatekereza ati uriya mubyeyi ameze gutya na gutya reka njye kumusura wenda akaza akansigira nk'ibyo 20,000 akansigira 10 se cyane ibyo 5 n'igihumbi gifite arakima na senyisi uyafite arayama. Bitewe nuko umutima we umugiriye inama yo kuvuga ati jya gusura uriya mubyeyi. Nayabona abana bakaramuka. Inzu rero nayo nyirinzu nta gahato ankiraho ko kuvuga ati nyishyura. Oya. Hanyuma inzu yishyura ngahe? Nyishyura 15. Yishyura 15. Cyanjye n'icyuriya bo ntikibariho. Niho nshimira Imana ibintu bikomeye Imana yakoze. Ni bazima abana mbega muri make ejo hazaza habo Imana nibishaka hazaba heza. Reka dusoze ariko nk'umuntu ushaka kugukorera nko kugufasha yaba ari uburyo bw'amasengesho urasenga banabigarutseho ati hari abantu bansengera, hari abantu bamfasha akaba yampa 500 igihumbi. Nk'umuntu ushaka kugezaho ubufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi yakubona gute, yakugera hati harya hadutuye nahagana he? Hanyuma natubwire nyirizina aho tuye menya tutahavuze, hanyuma natubwire n'uburyo umuntu yakugeraho nyirizina. Niba ufite telefone uduhe nimero za telefone hanyuma dutandukane. Aha turi niho nanatuye mbega niho ncumbitse niko nabivuga kuko sintuye. Aho ncumbitse ubu ngubu ni mu murenge wa Gitega, akagari ka Kigarama, umudugudu w'Umuhoza, ku muhanda w'amabuye neza ujya kwa Mutwe undi ugera kuri Mezo. Hanyuma nimero za telefone umuntu yamboneraho ni 078 MTN 078 25 93 53
reka nzisubiremo. MTN yanjye 0782955353. Tigo rero nayo ni 0729828382. aho utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.